turashimira amakorali akomeje gutegura ibitaramo by'ivugabutumwa kandi byose binagaruka ku gushimira Imana mu bice bitandukanye by'igihugu. Navuga nk'ikiri kuri 21, 22 muri Musanze, kizaba cyateguwe na korali Ingabire, kirimo amakora atandukanye, harimo korali Silowamu y'Kigali, kivuga ko Imana yakoze ibirenze. Nimukomeze muvuge ubutumwa bwo kuzirikana ibyo Imana yakoze, byo kuyishimira, kugira ngo Abanyarwanda bakomeze basigasire umuco wo gushima, wo kuzirikana ibyo Imana yakoze. Mu rugendo twagenze ntabwo twabaye twenyine, turi kumwe n'Imana. Ibyo yakoze ni byinshi, birarenze, birahambaye, ariko twese twakora iki? Dukwiye gushimira Imana. Kandi iyo dukoze dushima, binadutera umwete wo gukora n'ibindi, tuzagaruka tuje kwishimira no mu gihe kiri imbere. Yesu abahe umugisha, murakoze cyane.